Gatoya cyane, nge nitwa Sibomana Gerard, mvuka ku mukobwa wabyariye iwabo, nabyirutse bampamagara izina Ikinyenda. Mama mbyara yambyaye ari umukobwa utangiye kuba inkume bariko mbivuga, kuko mu myaka 16 abakobwa benshi bibeshya ko bakuze, ariko ntago mukuze. Kumera amabere si cyo kivuga ko wakuze. Gabanya umuvuduko genda gake, Satani arakureba ijisho ribi. Muri iyo myaka rero jewe mama makuru ambwira yuko mu gihe yari afite inda yanjye, iwabo bamwicaje bamubaza umuntu wamuteye inda, araceceka yanga kumuvuga. Hanyuma umuryango uraterana, biba ngombwa ko bamuha umuti Gamayeza yajyane muri wese yajugunyeyo abone kugaruka. Hanyuma rero ngewe naje gukunda mama muri 95, ariko mukunda ntazi n'ahantu imva yiba, ntazi iyo yaguye. Cyatumye mukunda cyane rero, ndimo kugenda nshakisha inkomoko yanjye naho mvuka. Nakubitanye n'umubyeyi umwe arambwira ngo nyoko bamwuhiye umuti yanga kunywa, aravuga ngo nge n'amayezi yanjye tuzapfana. Ibyo bituma rero mukunda cyane, nkora ubushakashatsi bw'ahantu yaba aherereye, ariko biranganye birwa n'agasozi yaguyeho. Ndangije rero ndatekereza, nkajya nibaza ngo kwandi se ndasa nande, ese mwebwe abantu bo kwitagaza mwamenyera. Mundebye iyi sura murabona mwijuru dufite Imana rero itareba uburanga, ntireba igihagarara. Imana itita kuri kavukire, ntireba uko umuntu yabayeho. Iyo kurebye umutima iragukunda, ikaguhamagara, ikagutoranya, ikaguhindura. Uwari Ikinyenda aragahinduka umushumba. Imana ishimwe. Ubu ndi umushumba, babyemera utabyemera, ariko ndi umushumba. Haleluya! Imana ishimwe. Amateka y'umuntu ajya ahinduka iyo yemereye Imana ko imuhindura, arahinduka. Muri ubwo buzima rero ntabwo nari nzi yuko hari ubundi buzima cyangwa indi mibereho nzigera ngira, kuko kavukire yanjye mu mabyiruka yanjye nabyirukanye ibikomere byinshi cyane. Uwampamagaraga wese ntabwo yampamagaraga Sibomana, yarambwiraga ngo hari Unyendaro ngwina hano ngutume. Nanjye maza nirukanga Unyendaro bakarutuma. Birashoboka ko ushobora kuba uri muri iki giterane waravutse nkanjye, uri umubyeyi wabyaye nka mama, ukaba uri umukecuru wakira babakujugunyira bagenda. Uyu munsi ukaba ureba ukabona nta cyerekezo, nta naho bazaba. Wareba no ku butaka ufite ukabona ntiwababonera naho batura. Ariko ndagira ngo nkugire inama, zana abana kwa Yesu, ubazanire Yesu. Iyo umuntu yakiriye Yesu aba yakiriye igishoro cy'ubuzima. Kuba muri Yesu ni ukuba mu kigo nderabuzima. Iyo uvuyemo imbwa zirakurya. Uyu munsi rero ndashimira Kristo Yesu, umwami wacu wambashishije, ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Mana ishimwe. Muri iyo myaka y'icyo gihe nta muntu wigeze ambwira ijambo ryiza rimwe, nta n'umuntu wigeze mu bankoresheje n'imirimo ivunanye, nta n'uwampaye n'akabombo cyangwa akarinda. Ariko ndashimira Imana, iyo ngeze mu rugo abanjye bampobera bansaba imigati. Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko wicaranye agahinda muri iri teraniro, ndashaka gusiga ngusengeye, Yesu akakuvura agahinda. Ushobora kuba wicaranye ibibazo wumva byakurenze, nta kibazo na kimwe cyakurenga ngo kirenge Yesu. Ibibazo ufite biri munsi y'ibirenge bya Yesu. Birashoboka ko wagerageje kwiga ugacikisha amashuri bikanga, ukabura minerivare ugataha. Uyu munsi bakaba bakubwira ngo nayimbwa ntuzayakama, ariko njyewe ndanywa yishyushyu yiwe. Nafashijwe Gerard. Haleluya! Imana ishimwe. Birashoboka ko waba utuye muri uyu mudugudu utagira na metero imwe y'ubutaka, ariko Imana itanga ubutaka. Mu bantu basengera ibitaka ntabwo mbamo, kandi inkomoko yanjye narayibuze.
hirya yanjye abana nta sekuru nta nyirakuru nta mwene wabo bambaza, kandi barakuze bararya bagahaga kubera Imana. Hanyuma rero ubwo buzima nabubayemo buranja burambabaza, ariko igihe kiza kugera ndi mu ishuri, umukecuru wanderaga banjugunyiye. Birashoboka ko nawe ufite aburera bameze gutyo, ntukababwire amagambo mabi, irizaba imbuto ntirimungwa, ntabwo rimungwa. Warihungira utarihungira ntabwo rimungwa, aho ritakaye riramera. Haleluya. Mu ishuri rero baje kumbaza ngo iso ninde wa mwana, nkagira ikibazo, naziraga umuntu mbaza ngo uruwo kwazi. Numvaga yongera ndashumwambi mu mutima cyane. Noneho mbura data, baranyirukana, bantuma data, ndamubura, ndagaruka, ndababwira ngo nabuze data. Barambaza ngo none se uri bwoko ki twandika ku ifishi yawe, uri umuhutu, uri umutwa, uri umututsi, uri iki? Abarata ubwoko ni abamenye iyo bavuga. Ese nge narata iki? Ibyo wabikuye ibyo byaturutse. Reka mbamenere ibanga, Imana ya Aburahamu, Imana yaturemye, itumenya tutarabisoro, tunazaba mama bacu, itumenya tutarabisoro. Mbura data, mbura n'ubwoko, mfite abana badafite amavirusi y'amoko. Niba umuntu ashobora kuvuka akabaho agakura atagira igisekuru, atagira inkomoko, uyu munsi akaba ari umugabo ubyaye abahungu n'abakobwa, abapfa amazuru murapfa. Abapfa amazuru murapfa iki? Igifite akamaro kari ukwizera Imana, ugakorera Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Urabona nasirimutse, genda umusirimu, nambaye neza mu mibyizi. Uyu munsi se ni ku cyumweru. Haleluya! Imana yabaye kwambara neza mu mibyizi, tuyihe icyubahiro irakarama. Oya, Mana ishimwe, data wa twese ni mwiza. Kandi umugabo utuye, ufite ibyangombwa by'ubutaka, udakodesha, utararemewe na se na nyina, utararemewe na nyina wabo ntawe ngira, utararemewe na nyirasenge ntawe namenye, uwagize nyirasenge yamenye yavuka. Imana yo mu ijuru yambereye byose, iranshyigikira, irandundarunda. Abashumba baraterana ku itariki 4 z'ukwa munani 2012, banyambika impeta na Jeanne d'Arc Uwimana ikunda. Ngenda bavuga ngo Gerard na Jeanne burya muri abana beza, ni natwe mukojeje isoni muri abana beza. Haleluya! Nanjye nkajya mubwira ngo shu, reka tuyigendere. Gerard na Jeanne burya muri abana beza, ni natwe mukojeje isoni muri abana beza. Haleluya! Imana ifite byose muhumure, Imana ni byose kuba ifite. Imana ntacyo yakwimuyizera, bitandukanye n'icyaha, ibindi biri kwa data. Ariko igikorwa amaboko yambereye neza, igikorwa kijandamye mu masengesho cyane, ngera mu rugo kikanyakira neza. Keya naburiye ku babyeyi nayihawe na Jeanne. Reka ninywera amazi, ni Yesu wangiriye neza, urinde se wari kuyampa. Imana ishimwe. Nyuma rero Imana yanjye rero arandundarunze, hanyuma igihe kiragera nyine amahirwe yo kwiga ndayabura kubera ko muzi ubwoko n'ababyeyi. Hanyuma mpagarara ku muhanda ndimo gutekereza kuzaba mayibobo, numva nta kindi cyerekezo nabona njyamo, ariko Imana yari yaraciye izindi nzira mu buryo ntazi.
nza kubona ku mugoroba abahungu babagapfiriye iwacu mu mutara mu ishyamba arizo ngabo z'igihugu uyu munsi ngiye kubona ngo nabaciye iwacu bamanuka bagenda ndahagarara ndabitegereza mbona abandi barimo kubahunga ngewe ngenda mbasanga bwira mugenzi wanjye Imana iracyafite izindi nzira ndagenda rero mu ijoro ryose ndabakurikira ahantu banyuze ndabakurikira mu gitondo ngiye kwirukanka barambwira ngo ngwino hano sha ngwino nanjye ndagenda bampa akaboko mu musirikare aransuhuza arambwira ngo uvuye he mvuye ibugarura ni hakurya iriya arambwira ngo ababyeyi bawe bari he ntabo mfite papa wawe ari he ntawe ngira mama wawe ari he ntawe mfite mushiki wawe ari he ntawe mfite bakuru bawe bari he ntawe mfite bene wanyu bari he nta n'umwe amfata ukuboko arambwira ngo ngwino hano shamba icara hariya ndagenda ndicara arigendera haza undi arambaza ngo wavuye he sha ibugarura hehe hakurya iriya ababyeyi bawe bari he ntabo mfite papa wawe ntawe mama wawe ntawe bakuru bawe ntabo bashiki bawe ntabo bene wanyu nta n'umwe arambwira ngo ngwino hano sha aranjyana mbona kinguye ahantu arambwira ngo iriya mifuka ureba ngirimo ifu y'igikoma ngiriya ngirimo isukari arangije arambwira ngo uteke igikoma ntumbaze amazi n'inkwi n'umuriro mbone watetse igikoma nanjye ndagenda rero ndiyeranja nyine nshaka amabuye ndashyigikira amashyiga nshyiraho isafuriya nshyiramo amazi mbura umuriro ndibaza ngo se ndarahura hehe numva umutima wanjye urambwiye ngo sohoka ahantu narindi gutya nje ku muhanda ngiye kubona mbona hepfo hazamutse umusirikare araza arambuza kuko uhagaze aho besha yavuye kugarura se nihe hakurya iriya uhagaze hano nabuze ikibiriti ahita akora mu mufuka anagira ikibiriti bwira mugenzi wanjye Imana izi ibibazo byawe ndangije rero ndagenda ndacana ndateka igikoma kirashya igikoma baraza bayigikomera nanjye igisigaye nkuba amabero ndicara mu gikoma nk'abantu b'Imana Imana iragabura ndakinywa ndagihaga hanyuma haza kuza umusirikare hari nijoro araza arambwira ngo uza hano wari ufite iyihe ntego sha njyewe nari nje mu gisirikare arambwira ngo byuka sohoka nkurikira nanjye ndamukurikira ndagenda njyana ku muhanda nsanga haparitse imodoka arambwira ngo turira iyo modoka tuzahurira ku rugamba tujya mu modoka nicaramo irajya hehe ntumaze yijya icyo nzi cyo niba waremeye Yesu uwemeye agakiza ni inkuge turimo washyizemo ubuzima bwawe nta bindi bikureba umukuku urareba Yesu akaboko k'umupolisi kareba umushoferi imodoka najemo amakosa y'umushoferi ntandeba icyo nzi nuko naguze kwasiteri bigashyiramo ubuzima bwawe niba rero warabushyize muri Yesu yoboka tugende umushoferi ni Yesu haleluya nawe uyu munsi rero ukirwana n'ubuzima ukirwana n'isi bitira ibizina mu kabari barara bagucundagura ntumenye uwakuraye hejuru ndagira ngo nkubwire ngo ngwino winjire mu mukumbi w'Imana ubarwemo ubintama Imana ngwino winjire mu mukumbi w'Imana ubarwemo ubintama Imana va mu biranashyamba Yesu aragushaka Bana tugirire neza kandi ukimwemera nk'umwami n'umukiza ibyawe birahinduka Bana ishimwe kimodoka kirantwaye banjyane pfiyo muri parike ndagenda njyayo ngo ngereyo barambwira ngo uhumure aha hantu wicaye impande zose hararigira ubwoba hashize iminsi nk'itatu numva iruhande rwanjye haciye abantu mu rukerera bagendaga bavuga ngo nanjye barafata
nguko uko nabaye umusirikare, ibintu birahinduka. Hanyuma rero kubera ko mfite igihe gitoya ndimo nihuta, ayo mazi yose nayanjye kubera Yesu. Mu mpinduka rero Yesu yangiriye neza, hanyuma anyambika iyi myenda mureba. Ubu wabita ikinyendaro se? Ubu wabitinyuka? Ubu ngiye kureba mama se ntiyambwira uwo bambyaranye? Urabona atari bumumbwire? Nagiye kumushaka kandi gira mugenzi ngo akire impinduka. Emera guhinduka, ibindi birareba Yesu. Emera guhinduka, ibizina bibi bikuveho. Emera guhinduka, imibereho ihinduke. Emera guhinduka, Yesu ahindura amateka y'ubuzima. Urabona ari cya kinyendaro? Urabona nta mumaro gifite? Urabona kitagiriye igihugu akamaro? Imana ishimwe. Bwira mugenzi ngo uri igiciro cyinshi. Abakubwiye amagambo mabi yo kugutesha agaciro, abakwisha urupfu rubi, babwire ngo Yesu ni byose. Ubuzima bwahinduka. Hanyuma rero birahinduka, bihindutse nanjye nisanga mu ngabo z'igihugu zihagaritse jenoside, zibohoye igihugu. Reba nshuti ya Yesu, urabona atari Gerard? Babonye barishimwe. Aha rero hari abantu bafite agahinda n'umubabaro mwinshi, babwirwa amagambo yuko ntacyo bamaze. Ubu w'igiciro, ufite icyo umariye igihugu, kandi uyu munsi ubyemeye Yesu yagukoresha iby'ubutwari. Mwababyeyi murabona ntasa n'abana banyu? Ubu se koko nari amayezi yo kujugunywa? Urabona se ntacyo mariye igihugu? Imana ishimwe. None se giti, ubu ndi mu kagari kawe ntacyo wankoresha na? Oh, haleluya! Haleluya! Shimwe, ubuzima burahinduka. Ntabwo cyo kora amahirwe yakomeje kunkurikirana ngo ngeze n'uyu munsi, byaje kuba ngombwa yuko mpura n'ingorane z'akazi, ndagenda ndashwanyagurika neza, mva mu muhanda, mva mu myenda, njya mu bitaro, njyana imyaka 5. Mu myaka 5 narabazwe bihagije, bahwa n'abadogiteri bakomeye b'ibihangange mu Rwanda, twitaga imana z'amagufwa, barambaga, barandoda, ndashwanyagurika, bazana abanyaburayi, barambaga, barandoda, ndashwanyagurika, ngera ku rwego nyuma y'imyaka 5 mfatwaho icyemezo ko ibyanjye ari buzakira. Hari abantu bashobora kuba baragushyizeho iherezo ry'abantu si byo ry'Imana. Ubura Imana yacu ishimwe. Hanyuma rero ngiye utabyazwa umusaruro. Hanyuma urabona nta musaruro ufite, uzabona Jeanne d'Arc tubyaranye. Haleluya. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi nibwo nakiriye agakiza, maze kwakira Yesu, nkubitana n'umugabo waje kunsura nijoro, ahagarara mu gisenge cy'ibitaro nari ndyamyemo. Ngiye kumva numva arampamagaye, arambwira ngo Gerard, nditaba ngo karame, arambwira ngo ibyo abaganga bakubwiye ko bidashoboka, nge ndi Imana ishobora byose, nzagukiza mwana wanjye, uzankorera ugenda n'amaguru yawe. Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Imana yavuganye nanjye ndyamye narihebye, ibwiye ko izankiza, ndabyizera, bigumamo, ndabitegereza. Igihe kiragera rero Imana iza kunsanga ahantu mu cyaro iwacu iyo ngiyo, aho nari narigiriye naratoraguwe n'umubyeyi umwe wangiriye impuhwe,
mu gihe nawe wari warakazingiriye mu bandi babyeyi. Hanyuma rero ashyira mu nzu ye, ndaharyama. Ikintu nari mfite gikomeye cyane ni umukasi nakatishaga inyama zamboreyeho. Bantu b'Imana mwambaye umubiri, muribesha ngo muri beza, muribesha ngo muratunze, muribesha ngo murakomeye. Umubiri urahinduka ukabora uri nyirawo, ukaryamana nawo ntupfe, ukaryamana nawo ntukire, ukajya ukuboreraho ukawinuka ngo kandi ari uwawe. Bwira mugenzi ngo genda gake, genda gake, guhindukana nonaha ibyo wiratanaga bigasha. Hanyuma rero ndangije aho nari niryamiye, naje gusurwa n'Imana mu nzozi nijoro. Ndarota ngiye kubona mbona ijuru rirakingutse, mbona mu ijuru haturutse imodoka ebyiri ziraza zimparika iruhande, imwe ibumoso indi iburyo. Ngiye kubona mbona imodoka imwe ivuyemo umuganga, aza ateruye ingunguru nini cyane ayintereka imbere, arambwira ngo Gerard, nditaba ngo karame. Arambwira ngo iyi ngunguru nzanye wayibasha? Ndamubwira ngo ntabwo nayibasha. Arambaza ngo kubera iki? Ndamubwira ngo nacitse amagufwa y'amaguru. Arambwira ngo vanamo ipantaro ndebe. Ipantaro nyivanamo, mbona undi muganga araje amfasha amaboko, undi araza apfundura ya ngunguru, mbona ibyuma byose byo kwa dogiteri bambagisha ijuru ryabizanye. Ndangije ngiye kubona mbona umuganga avanyemo ibyuma, aransatura. Abandi baganga baraza baramfata, barankanda, ndaboroga cyane. Muri izo nzozi ndimo kurota barankanda. Mu ijuru hari Imana ikanda aho umugabo adakanda. Mu ijuru hari Imana ikanda aho umugore adakanda. Mu ijuru hari Imana ikanda aho amafaranga yananiwe. Ijuru rigukanda aho babara. Ndangije abaganga bamaze kunkanda, muganga azanye uruhu rukase neza, araza bomeka ahantu basatuye. Umuganga ashyiraho ikiganza arahahoma neza. Arangiza nkubita urushi, arambwira ngo haguruka. Ngiruka n'Uwiteka, mbona azanye urundi agiye kunkubita. Ndasimbuka, nsimbuka nzi ko ari inzozi ndose. Imana iranterura, irantaka, ndasimbuka mba nirukanka. Ndavuga ngo Imana irangije. Ndagenda mu mbuga ndivuga ngo Imana irangije. Bantu umukecuru arasohoka, twari kumwe mu rugo, araza asanga ndimo ndiruka mu mbuga. Arambaza tubaye iki? Imana irangije. Ati bigenze gute? Imana irangije. Agira ngo ndasaze, aza kumfata. Ndiruka njya mu nzu, ndacinga, ndasenga. Uko nsenga nafashwa, amagufwa irayafunga, ijuru rirayafunga, ijuru rirayafunga. Haleluya! Wewe murabona njyewe mugaye? Zakubwira mufashe, kandi ndavuga ngo mfashe. Jewe ntabwo mfashe, ahubwo ndafashe. Ndafashe. Imana yarabikoze. Mwizere Imana na Yesu mumwizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo atahaba aba yaratubwiye ntitwirirwe tumukurikira. Ariko ubwo twakurikiye Yesu, ubwo ariho natwe tuzabaho. Hanyuma rero dusomye ijambo riratubwiye ngo Yesu yari akigaruka, yari avuye mu gihugu cy'Abagadareni, yari avuye kwirukana abadayimoni benshi mu ngurube zari ku musozi, yari avuye gukiza umwana wabaga mu irimbi wari utunzwe no kurya inyama z'abapfu bapfuye, yari agiye guhoza umubyeyi w'uwo mwana amarira yarizwaga n'uko yabuze umwana abadayimoni bamutwaye. Hanyuma rero Yesu ngo avuye yakigaruka, asanga abantu benshi baramutegereje. Hanyuma ngo baramwakira, ngo bamaze kumwakira, ngo muri iryo teraniro hinjiramo umugore wari umaze imyaka 12 afite ikibazo, yafashwe nk'abandi bakobwa,
ariko biranga birenga umunsi umwe, bifata iminsi 5, bifata umwaka, bifata imyaka 10. Bigeze ku mwaka wa 12 nta kintu yari asigaranye, ibintu byose yari yarabigurishije, byari byaramushizeho, nta mafaranga yo kugura kakotegisi yari akibona, ibintu byose yari yararekeye. Ariko aza kubwirwa inkuru imwe, arabwirwa ngo Yesu arakiza, arabwirwa ngo afite igiterane, aragenda ajya muri icyo giterane. Ngo ageze muri icyo giterane asesera mu bantu, ngo asanga muri icyo giterane harimo umugabo witwa Yayiro, wari ufite akana kamwe k'agakobwa ngo nako kapfuye. Hanyuma aza yiruka muri icyo giterane, yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramutakambira, aramubwira ati Yesu ntabara, mfite umwana umwe w'umukobwa kandi njye n'umugore turashaje, nta wundi mwana tuzabyara, none umwana wanjye yapfuye. Yesu wantabaye. Yesu ngo arebye amavi ya Yayiro yamukubise imbere, ahagarika imirimo yindi yari afite. Hari isengesho rihagarika ibindi bikorwa, Imana ikabanza igatabara umukiranutsi. Haleluya! Hari isengesho, hari ibyo dutunze byavuye ku mavi yacu, hari aho twicaye havuye ku mavi yacu. Hanyuma ngo Yesu agihagarika imirimo, ahindukirira Yayiro, hanyuma agendana na Yayiro, agenda baganira gake gake, abantu bose bamuri inyuma. Wa mugore ahita aza nawe, yinjira mu bandi arasesera, aragenda arasesera, aragera kuri Yesu, ngo ajyana akaboko, aragenda ati cyama gusa nkakora ku myenda ye, ngo gikora ku myenda ye, icyago cye kirahagarara. Imbaraga zose Yesu yarajyanye kwa Yayiro zimushiramo. Yesu arahagarara, ahagaze Yayiro ati Yesu uhagaze bigenze gute? Yesu nsize bacukura, none wowe urimo gutinda. Yesu bigenze gute gutaza ngo tugende? Yesu aterega Yayiro, imbaraga narijyanye iwawe zose zishizemo. Ninde muntu unkozeho? Ninde? Yayiro atari ngo Yesu, abantu kureba bakuvuga, waje tukagenda Yesu none nasanga bagashizemo we. Yesu wanaba. Ubu hari abantu bamuhamagaye, aracyahuze mu bandi kandi ntabwo yibagiwe kumutabasha. Urumva neza? Hari umunsi umwe nari ngiye i Kigali, ndagenda ngeze kuri rompuwe yo ku Gishushu, ndagenda ndahagarara gutya asanga feruje yadufunze. Noneho mpagaze numva Imana irambwiye ngo uraje urebe ukuntu usubiza abantu banjye basenga. Ese ko turi mu modoka turi mu masengesho, ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo itegereze urebe. Ngiye kubona mbona umupolisi amanutse haruguru, araza ahagarara hagati muri rompuwe, numva kubisa ifirimbi, mbona agize atya amaboko, ahamagaye bariya. Abahamagaye Imana irambwira ngo itegereze. None uko bagenda bakubita uduhoni bagenda, nkajya numva n'udukorasi tuvuga ngo mwami 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 Imana, iyo ngeze mu ngoro yawe Imana ndaneze. Imana irambaza ngo bariya ateye umugongo ntabwo bihuta se? Ntibarihuta. None se ntibarimo bafite randevu? Nibarazifite Mana. None se ko bahagaritse? Ni wowe ubizi Mana. Arambwira ngo itegereze urebe, ngo ngira marayika umwe witwa Gaburiyeli, ngo niwe ntuma ku bantu basenga, ngo kandi ahagaze muri rompuwe, ngo yakira amasengesho y'abasenga. Ngo itegereze urebe rero ukuntu ibisubizo bibageraho. Uko ahamagara ba bandi, mbona arongera abahagaritse, ahindukiriye bari. Arambwira ngo bariya sateye umugongo bo ntibihuta, ntibarihuta. Bari ahagarikiye hose bo ntibihutaga, ntibarihuta. Ahamagara bari yarangije ahindukirira bo. Ndabara bahamagara ati sabateye umugongo, bo nta kibazo bafite ntibaragifite, ahindukirira bo. Imana we irahambwira ngo genda ubwire itorero ryanjye ngo nta ruhande na rumwe ntazahindukirira. Nta ruhande na rumwe itazahindukirira. Ninde muntu wumvisha Yesu muri iri terano? Muri iri terano urumva Yesu? Baza mugenzi ngo urumva Yesu? Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Hanyuma rero wa mugore ngo yamaze kwitegereza Yesu, ngabona kadahishwa, azi byose, amenya byose. Arangije aravuga ngo mwami Yesu, ninjye kwikubisa imbere, ninjye ukoze ku myenda yawe, nari mfite icyago maranye imyaka 12 kandi narivuje amafaranga ashiraho, amatungo naragurishije, ariko nkoze ku myenda yawe, icyago cyanjye kirahagaze. Yesu ngaramwitegereza, aramubwira ngo mwana wanjye, ujitahire, kwizera kwawe kuragukijije. Hanyuma Yesu amaze gukemura ikibazo cy'uyu mugore,
ahita ahindukirira Yayiru. Bwira mugenzi ngo umugambi w'Imana irawukomeje. Tugiye gusenga Imana. Waba uri muri iri teraniro utarakira umwami Yesu, waba uri muri iri teraniro waraguye, waba uri muri iri teraniro warabwiwe amagambo mabi akumena umutima, ariko Yesu arashaka gukomora igikomere watewe n'abakubwiye amagambo mabi. Ndagira ngo umuntu wumva yatera intambwe tukamusengera akaba yumvishe Yesu neza, ukumva wamukurikira, rambura ikiganza hano murebe. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Rambura ikiganza, ndashaka gusenga Imana, ndashaka kugusengera. Tera intambwe uze hano niba uzi ko utakiriye Yesu, ukaba uzi ko wari waraguye warasubiye inyuma. Ngwino hano gusengera Imana. Komeza urambura ikiganza turebe. Ngwino haguruka wowe, ngwino hano, ngwino hano. Ubuse biteye isoni, biteye isoni kugira ngo ngusengere. Ejo ibyawe bihinduke, ejo ibyawe biba amateka. Abo bana izo mfubyi zidafite aho zerekera, Yesu azigenera icyerekezo. Ngwino hano, tera intambwe uze. Ngwino, agahinda karakwishe, umaze igihe utekereza kwiyahura, waribuze mu mudugudu urumva ntacyo uri cyo. Ngwino Yesu akuremera ubundi buzima. Haguruka uze. Ngwino, ngwino, ngwino tugusengere, ngwino tugusengere. Imana irakiza, Imana ishimwe. Araje ndimukomera Imana mushya. Ngwino mufotoze nitugera mu ijuru, iyi foto tuzayisanga Imana ihagararire hariya. Nta wundi ushaka ko tumusengera tukamuhesha umugisha. Na mukecuru araje komera Imana amashyi. Imana ishimwe. Ngwino mukecuru, ngwino Yesu ajya ahindura ibintu. Dore twaje gutya natwe, araje ngwino nawe, ngwino rwose. Ariko mwakomeye Imana amashyi. Hari mu Rwenda n'icyenda ngwino hano, ngwino tugusengere. Ngwino icyatumye mpagurukira iyi Gatsibo. Imana ni wowe yashakaga kandi irakuzi, ibintu byahindutse. Baririmbyi mwamfashije mukanzamurira ako karirimbo ko Imana yacu ishaka gukiza abantu. Mumva inzira yemwe bantu, mwigireyo namwe turabasengera muhumure. Ngaho ngwino zamira uwo mwana Yesu ushaka.